imbaraga nyinshi nubwo ubona ko byagusaba imbaraga nyinshi ndetse no kubigeraho byakugora. So ngo keep gumana plan imigambi régulièrement. Ngo imigambi ibe iri not irrégulier ibe régulièrement ibe yicaye hariya kandi cyayo kandi uyigumane n'ibyo bikorwa wumve kuzabigeraho kabone nubwo byagusaba imbaraga nyinshi ariko n'ibyawe. Imigambi igomba kuba ihari hamye idahindagurika. Yego mfite n'igihe ndava handajya uyu mwaka nzashyingirwa umwaka nzabyara uyu mwaka nzakubera ku buryo usanga ibintu byawe biplaninze mu buryo nta guhubuka bikurinda kujagarara. Ndimo ndakubwira impamvu zo kugira ngo ya deliverance yawe ibashe kugira agaciro no guhinduka muri wowe. Ubwo turi muri rwa rugendo rwo gukira ko bitwara igihe nuvuga ngo ni uburyo ni strategy zigufasha kubohoka no gusohoka mu bikomere by'umuryango na karande yo muryango. Yego urimo nabyumva ndi kukumva kabisa. Ikindi keep track of your family's progress in recovery and what has been achieved. No kuvuga ngo guma gukurikirana umuryango watera imbere n'ibyo bagezeho cyangwa ntibirakunda. The same niko bikiri. Nuvuga ngo ugomba kumenya kwa gutrackinga ni nko gukurikirana amakuru. Ese ko kumwana asengera yarahindutse? Ese umugabo asengera yarahindutse? Yego. Ese ya mafaranga twaburaga yarabonetse? Ese biga ku buryo uba nka supervisor ureba ibintu bimeze neza bitameze neza tracking. Yego ubwo nuko bisuzuma nyine mu bwishingizi checking ugatrack buri activity yose. Ese wa mwana aracyavuga nabi wa mugabo aracyavuga nabi ataha ryari mbega ikintu cyose ukagenda ugikurikirana mu rwego umenya ngo doraho tuvuye doraho tugeze. Twari sufuri ni 0 mu Giswahili ariko uyu munsi tugeze akanyana nibura. It's okay cyo kakivivura karabonetse. Ubwo ubundi woroye nk'imwe n'woroye ijana mwese mworoye iki inka bo byihuta. Icyambere byihuta kubera iki? Kuko deliverance bakoze cyari igihe cyayo kandi n'amahame n'amabwiriza barayakurikije. Yego hakaba undi ubinegirija akibwira ko abandi bimubereyemo. Cya kabiri burya mu bintu byose tugira mu buzima ikintu cya patience kigora abantu. Kwihanganisha wowe ubwawe cyo kwihangana urabona ntawe muhanganye ahubwo wowe ugomba kwihangana wowe ukajyamo guhangana utanga ibintu by'umusaruro ukwiriye. Kuko hariho icyo twita patience, icyo twita endurance n'icyo twita perseverance. natakaye muri France muri France natakaye. So nukuvuga ngo hariho trois cyangwa 3 principes zo kugira ngo bashe kugera ku kintu. Amahame 3 yo kugera ku kintu. Icya mbere ni patience. Ihangana byo ndabyumva. Kwihangana ni bisanzwe. Ariko umuntu kubivuga biba byoroshye ukanabyumva ariko menya kubikurikiza. Ihangana no guhangana nawe ubundi ni igikwihangana. Ni igikorwa gikomeye. Ni igikorwa gikorwa n'umuntu w'imbere n'uw'inyuma bahanganiye ku kintu kimwe. Yego. Ndamukora ntubikore, ndabivuga ntubivuge, byihorere ndakara nturakare, yansuzuguye ntiyagusuzuguye, mukubite ntumukubite, gahagarara aho ngaho warangiza ukitsinda. Ninde utsinda undi hagati y'uw'inyuma n'uw'imbere? Ninde buri mukuri? Biterwa no wamenyereje muri wowe. Niba waramenyereye guhubuka uyimara guhubukana da kuko uw'imbere ntajya apfa guhubuka, aritonda. Uw'imbere akorana n'ubwenge. Ukuvuga ngo uw'imbere abayobowe n'Imana, uw'inyuma bambone niyemere ntibakasuzugure ntawe ngaburira singiwe sinuri we agahita aguruka. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries uyobowe na Reverend Hababazi Jean Baptiste
aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo ibice 33 umurongo wa 14 kugera ku murongo wa 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya nijoro abantu bashyizweyo, bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe. Ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana, wizitesha agaciro, wizisuzugura, izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho, ibishingiye mu kuri nabyo bisenga ukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries, buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akorere nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruw'agaciro, uriwe kandi uriwe niyo Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'Abera Ministries, umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. Ku bufatanye n'inzego zifite mu nshingano, Ubumwe bw'Abera Ministries bwiyemeje kurandura burundu igwingira ry'abana bafite imyaka 5 kugera ku myaka 12, tubondora, tubagaburira, tubashyitsa ku kigero cyiza, kwita ku mwana no kwita ku Rwanda rw'ahazaza, kwita ku mwana no kwita ku maboko azagusimbura. Nawe niba mu kigo kigushishikaje ukumva ukinezerewe, fatanya n'Ubumwe bw'Abera Ministries kubaka u Rwanda rw'ahazaza, turandura burundu igwingira ry'abana mu kagari Ubumwe bw'Abera bukoreramo. Ubumwe bw'Abera Ministries si idini, si itorero, nubwo genda no kuba ryo, ahubwo no muragira kisanzura agakora igikorwa cy'umugisha agikorera abera bose. Buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe, ariko twita ku bana, Imana ibaha umugisha. Amen. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Turakomeje n'ubundi, turacyari mu rugendo rwo kumva uburyo wakira ibikomere. Yego, turacyari nanone kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Twibuke twiyubaka. Mushumba, umeze neza? Aho ndashima Imana. Ndagusohoje cyane. Murakoze, Imana ibaha umugisha. No kwibuka twiyubaka, dukomeje kubwira abavandimwe ngo Imana ibaha umugisha. Mbabwira ko mu minsi iri imbere tugiye gutegura amasengesho yo gusenya bino bintu no gukira ibikomere no kubisohokamo. Zari inyigisho ariko zisozwa n'amasengesho. Imana iguha umugisha. Yego, ni inyigisho n'ubundi turacyari muri urwo rugendo rwo gukira ibikomere. Hari abo twaganira barambwira bati, ese ko ibyo byose wavuze mu rugendo mu biganiro twagiranye, hari ibyo bakurikije, hari ibyo bari basanzwe wenda abana bo bazi, babwiwe n'abandi bimwe na bimwe, ariko ese bakibaza ko bidakunda. Barasenze, hari abasenze ntibyakunda, ariko ese bishobora ni ikintu cyiza kizira rimwe nk'uzimya buji, nk'ukupa fizibure, ni urugendo. Ese urwo rugendo umuntu arugendamo gute n'abandi, arugendanamo gute n'ibihe, arugendanamo gute n'Imana, arugendanamo gute n'ubuzima busanzwe, abihuza gute kugira ngo icyo kintu nacyo kumuherana, kuko turi muri cyo cyumweru cyo kugira ngo tubirandure, tubivanemo kandi tugere aho Imana yaduteganyirije. Urakoze cyane Jerry, ubajije nyakora nanjye abantu bambwira ngo ujye ubabariza Imana ibaha umugisha, nanjye aryibaza nkumva nanjye nagombye kubaza gutyo nza kuba wowe. So no kuvuga ngo koko hari abantu bavuga ati ngewe naratambye, natanze ibitambo, narasengesheje, narapfukamye, ibyo byose narabikoze, narihanganye, nafashe umwanya kuki bidakunda. Yego, icyo ni ikibazo cy'ubwenge mu nzira zo kubohoka. Igisubizo cya mbere ngiye kuguha, yego, kubohoka ni procedure, ni processes, ni ibintu bifata umwanya. ubwo ni urugendo runini. Ntabwo bundi kubohoka bino bikomere, yego, no gukira intambara zo mu muryango, ni nk'uko abantu binjira kwa muganga rimwe, yego, barwaye indwara imwe ariko bose ntibakirire rimwe. harimo abakira byihuse n'abakira bitewe n'umuze uri mu mubiri w'umuntu.
biterwa n'umuze umuntu yifitemo, biterwa n'umuze umuntu aba yitekerezaho, biterwa n'ibyo umuntu aba afite. Ni ukuvuga ngo mwese murwaye malariya mu rwego rumwe, yego, mugiye kwa igihe kimwe, muganga n'umwe n'imiti n'imwe, ariko ya miti iri busange iki muri wowe imbere. Ni nk'urugero rwiza nguhaye. yego, hari abo byihuta. Icya mbere byihuta kubera iki? Kuko deliverance bakoze cyari igihe cyayo, kandi n'amahame n'amabwiriza barayubahirije, barayakurikije. yego, hakaba undi ubinegirija akibwira ko abandi bimubereyemo. Cya kabiri, burya mu bintu byose tugira mu buzima, ikintu cya patience kigora abantu. Kwihanganisha wowe ubwawe, cyo kwihangana. Urabona ntawe muhanganye, ahubwo wowe ugomba kwihangana, wowe ukajyamo guhangana, utanga ibintu by'umusaruro ukwiriye. Kuko hariho icyo twita patience, icyo twita endurance, n'icyo twita perseverance. natakaye muri France. Muri France natakaye. so nukuvuga ngo hariho trois cyangwa trois principes zo kugira ngo ubashe kugera ku kintu. amahame 3 yo kugera ku kintu. Icya mbere ni patience. Kwihangana byo ndabyumva. Kwihangana n'ibisanzwe. ariko umuntu kubivuga biba byoroshye ukanabyumva, ariko menya kubikurikiza. Kwihangana no guhangana nawe, ubundi ni kwihangana, ni igikorwa gikomeye, ni igikorwa gikorwa n'umuntu w'imbere n'uw'inyuma bahanganiye ku kintu kimwe. yego, ndabikora ntubikore, ndabivuga ntubivuge, byihorere, ndakara nturakare, yansuzuguye ntiyagusuzuguye, mukubite ntumukubite, ugahagarara aho ngaho, warangiza ukitsinda. ninde utsinda undi hagati y'uw'inyuma n'uw'imbere? ninde uba uri mukuri? Biterwa n'uwo wamenyereje muri wowe. Niba waramenyereye guhubuka, uyimara guhubukana da, kuko uw'imbere ntajya apfa guhubuka, aritonda. uw'imbere akorana n'ubwenge. ni ukuvuga ngo uw'imbere aba ayobowe n'Imana, uw'inyuma bambone niyemere, ntibakasuzugure, ntawugaburira, singiwe sinuriwe, agahita aguruka. ni ukuvuga ngo hari ibyemezo dufatishwa n'uyu w'inyuma kubera kwiyemera no guhangana, uw'imbere atadushyigikiye, kumva atari kutuza, wamubyiga akakwihorera. Ingaruka n'uburyo zizi inyuma burya, ingaruka zizi kubita uw'inyuma burya. uw'imbere yigaramiye aba ari kukubwira ati narakubwiye, ariko ati ukarya ngo urumva ngo urumva no patience ni sorry. yego, endurance ni imvugo iyo bita kugira igihaha kizima. kuba umuntu yakwiruka ntiyahagire ngo aconanirwe. ubundi abantu bose bakwiruka, ariko icyo endurance kuba afite igihaha kizima cyo kutahagira. ubwo ni resistance ku bintu runaka, ikintu abamo akirukanka ntagire. ugasanga umuntu mu kwihangana kwe afite n'igihaha kizima, nubwo wamwirukana ka 10 ntiwamwahagiza, ahubwo ni wowe utaganga, umwirukaho nyine ukazima. urabona kera tukiri abana ukumva imodoka wayifata nubwo igenda buhoro, ariko ukiruka ntinanirwa, urananirwa. icyo usanga umuntu ufite udacogora, udacika intege, bakubita ntavuge, bakavuga ntavuge, bagasenya, ukabutsikana kuracyahumeka n'ibintu urimo ati ndacyahari ndahumeka, urakomeye. abandi ugasanga reka ndigendeye ndirutse, ntacyo bibabwiye, bahita bakubita hasi sinshoboye. hakaba icyo kwita perseverance. harimo ijambo kubyiga, kwinjira, kubomora, kunyura. perseverance nuvuga ngo no gutsamura, nuvuga ngo baritambitse kubitamo gatutambuka, udatinya. ubwo kunyura mu bintu bifatanye cyane biragukobora, biragusiga, ariko ukabomora icyo kirere, kanyuramo, kunyura, gucengera, gusatura. yego, ababyeyi barabizi. umwana yari munini, umubyeyi baramwongera kandi nta kinya, kuko iyo batinze yishakira inzira, yashaka inzira agahita arwara fistile. barabizi, ntabwo njya kubivuga. Imana igihe umugisha ababyeyi. mama wanjye nukuri impore kandi mushumbe, impore n'abandi banyarwanda bose, abantu bose babuze ababo. urumva aho tuvuga, hari umuntu wadawe ubuhamya ku wa mbere ageze ku ngingo araturikararira, ariko byumviswe n'abantu bakuru.
umuntu agiye kumujumba icyuma mutwara mureka ngo manuka hepfo iriya aratubwira ati nta muntu manuka hepfo iriya ibyo yakoze. Rero kuzi kuryamana n'umuntu udashaka utavuganye utazi yavuye twikomereze. Urumva iyo perseverance hari umuntu uvuga ati jyewe ndagomba ahantu mpanyure nta yindi nzira. Burya Abisiraheli nta yindi nzira bari kubona ijya iva mu Egiputa ijya muri gakondo yabo usibye guca kuri Yeriko no kubanza guca muri Yorodani. Yeriko barayize banyura, ni uvuga ngo ni ukudatinya ukaniyemeza ukanashyiraho imbaraga ukinjira. Sumva rero hariho 3 types cyangwa se hariho 3 principe. Ariyo ya mbere akubwiye patience, endurance et persévérance. Ni igitabo ngeze mu giswango les 7 obstacles de la foi nzakikuganiriza. Yego uzanganiriza nuko inzitizi zirindwi zibuza umuntu kwizera. Yego muri iyo ngo harimo iyo ngo. So rero ibyo ni ibintu bagomba gutekereza kugira ngo ubashe gusenya cya gihome twaganiraga kugira ngo tubaze kuki bidasohoka. Icyambere menya neza ko kwikura no kuva muri karande no mu bikomere bifata igihe. Kwikura no gusohoka muri karande ni no gukira ibikomere bifata igihe. Kuko inkovu yo niyo itonetse irongera kubera ko dufite abantu bazi gutoneka n'inkovu yari igiye gukira. Kandi niba hari ahantu hatoneka vuba ni ahantu hari inkovu. Sibyo? Yego. Icya kabiri, don't just focus on your problem, on the problem. Witumbera gusa ibibazo. Ihurure ibibazo gusa ibibazo urumva baranyanga ntibankunda urareba naracuruje wewe narahinze mbega ukabona muri we nta solution. Ukibaza kavuga ibibazo arya ati kavuga ibibazo anywa ati kavuga ibibazo abaho ati. Yego. Abaho nta bisubizo. Kabona ko bitashoboka. Ugafokasinga ibibazo ukabiririmba ukabibyina ukabikenyera murya tucyadore mugiye gushira hari hatwe dufaranga dukeya ndabiyamye reka ndondere urondoreza ubusaba ukimara. Yego. Tuvuze ngo usesagura. Don't just focus on the problem. Ariko benshi bumva byaga vuba kandi bagora bareba ibibazo kandi nyamara kunza kureba ibibazo ntabwo umenya ko ibisubizo byaje. Yego. Ukarimo karumvikana ko kari kujyamo. Keep communicating. Ubwo ni no kuganira cyangwa se kuhana amakuru. Ejo narakubwiye ngo iyubakire systeme z'abasupport. Yego. Abantu bari positive kuri wowe. Keep komeza muvugane. Uvuge wiki kwihirira ngo uhishe ngo ndakuvuna. Njya bibwira umudamu mwungane ko nakubwiye ko isa yose uzajya umpamagara nta kibazo. Iyo ugize imana ubona ukumva. Yego. Urakommunicating nande. Muri communication hari nk'ibintu bine bikomeye Jerry. Ubwo no kuvuga ngo nta kwiheza. Uwe limitation yo kuba wagira ubwira. Wikwiheza kandi wikwitwaza bya bikomere byawe. Bwira umuntu ngo sorry sinbonetse yasahira hindutse ariko uva umuntu muhana gahunda. Katagira communication nziza. Wagera ku isauti sikwandi nahageze ngo ngenda cyaryamye. Kandi yabyo kubwira ati oh sorry yasaha twahanye sindi buboneke ahubwo nshobora kuzaho mbere y'iminota cyangwa ndaza nyuma aga communicating. Sibyo communication ni imwe mu bituma ubasha gusenya za karande. Yego. Cyane cyane ku mushumba gusengera pastor gusengera n'abandi babwiraho amakuru ageze. Bwira ngo giye ngo nzabatungura. Urabyo tungurana ni ibiki kushanga no bagutunguye. Communicate n'abantu bawe. Yego. Ariko muri communication ntabwo ari status yawe. Ngo ujye kuri status kubiteho ikintu. Inyoni yateye amagiyo. Urapostinze uri indege, urapostinze uri yifi, urapostinze huye n'inyoni. Ikintu cyose ntabwo urimo communicating
ahubwo uri muri yangiza. Communication yigirana n'uwo mufite icyo muziranyeho n'icyo mwapanze naho mugomba kugera. Ni gute ubwira umuntu ngo nzajya kurangura mu Bushinwa, niwe uguha amafaranga, niwe uyagutegurira, niwe uguha tike, hako kimwirogesha. Unjyana mu Bushinwa nkuzi hiryosha, uri umushumba, uragira inka, bakongera urugendo. Yego. Ubundi ugiye kuva muri Afurika, nkaba ugiye kuva i Burayi, ntazagutega ku kibuga cy'indege, nkaba ntari n'umushumba wawe, urakomunikatinga kubera iki? Ubundi watunguranye, ngo iyo nje ntunguranye ngo bararakara. Ese uri kukifuza bagutegurira iki utarya i Burayi n'iki cyo kurya mu Rwanda? Kimwifuza ibyo bintu by'izo protocole. Se ndabarakariye buriya. Ariko kuri kuraryana. Ariko bakumve. Rero uraje urakomunikatinza, rero nzaza urabona nyine wabaye umwana mwiza, bagutegurira kangukumve. Sinakubwiye se ahantu umuntu yambwiye mu bice by'iwabo nta muntu ujyayo yateguje. Ujya kubona aramanutse. No gusezera no kugenda ntagasezera. Iyo usiga buti mwakire twe tuganira, itaba telefone, imodoka. Se ko wagiye ati niko byagenze. Ariko nanjye yongiye ku isambu y'igisekuru iwacu nta muntu ujya ambwira ko nahageze. Hano wongeye ambwira ko ngiye, kuko nta n'umwe ushinzwe kumba ko nase ko nambaza ngo ndaho ukeneye kumenya uko mpageze. Yego. Ariko communication twavuze kwigirana nande nabo mufitanye gahunda. Urakabya, nananiwe, sinabishoboye, byangoye kuri iyi level, ndagoha naha mumfashe kiniki. Jya ukora ibintu byawe mu buryo wa planinze, igihe cyawe cyiteho kandi ugumane ibikorwa byawe, ndetse ujye wumva ko ubasha kubigeraho nubwo ubona ko byagusaba imbaraga nyinshi. Ndetse no kubigeraho byakugora. So ngo keep gumana plan imigambi régulièrement. Ngo imigambi ibe not irrégulier, ibe régulièrement, ibe yicaye hariya kandi cyayo, kandi uyigumane n'ibyo bikorwa wumve kuzabigeraho, kabone nubwo byagusaba imbaraga nyinshi, ariko n'ibyawe. Imigambi igomba kuba ihari hamye idahindagurika. Yego. Mfite n'igihe ndava handajya, uyu mwaka nzashyingirwa, umwaka nzabyara, umwaka nzakubera, ku buryo usanga ibintu byawe biplaninze mu buryo nta guhubuka, bikurinda kujagarara. Ndimo ndakubwira impamvu zo kugira ngo ya deliverance yawe ibashe kugira agaciro no guhinduka muri wowe. Ubwo turi muri rwa rugendo rwo gukira ko bitwara igihe. Ni ukuvuga ngo ni uburyo, ni strategy zigufasha kubohoka no gusohoka mu bikomere by'umuryango na karande yo muryango. Yego. Urimo urabyumva? Ndi kukumva kabisa. Ikindi, keep track of your family's progress in recovery and what has been achieved. No kuvuga ngo guma gukurikirana umuryango watera imbere n'ibyo bagezeho cyangwa ntibirakunda. The same niko bikiri. Nuvuga ngo ugomba kumenya kwa gutrackinga ni nko gukurikirana amakuru. Ese ko kumwana asengera yarahindutse? Ese umugabo asengera yarahindutse? Yego. Ese ya mafaranga twaburaga yarabonetse? Ese biga ku buryo uba nka supervisor, ureba ibintu bimeze neza, bitameze neza, tracking. Yego. Ubwo nuko bisuzuma nyine mu bwishingizi, checking, ugatrack buri activity yose. Ese wa mwana aracyavuga nabi, wa mugabo aracyavuga nabi, ese ataha ryari? Biga ikintu cyose ukagenda ugikurikirana mu rwego umenya ngo doraho tuvuye, doraho tugeze. Twari sufuri ni 0 mu Giswahili, ariko uyu munsi tugize akanyana nibura. It's okay. Cyo kakivivura. Karabonetse. Ubwo ubundi woroye inka imwe n'uworoye ijana mwese mworoye iki? Inka. 7. Ko niyemeje ko mu rugo wacu tuzabona amaperimi, abamaze gutsindwa ni bangaye muri family, abayabonye ni bangaye. Kavivura. Ako narakagezeho pe.
kabiri gatatu ese ko twavuze ko tuzadukora iki n'iki cyaranze kuki cyanze nubona cyanze ntuvivure habuze support aha kuki yabuze ejo bundi nkubwira kandi kantu buriya amafaranga yose utatenganyaga yego utanapuraningiye iyo yabonye yakoresha iki urayarya iyo yabonye urayabika utese amafaranga arabikika reka kubika no guhomba ariko urayinvestisa ubundi muri gahunda abize economy amafaranga yasagutse kuri bije wateganije yego ayo yasagutse akora umushinga wari warabuze inkunga atera inkunga wa mushinga warora kunaniye yageze ngo umuntu arayarya aso ndo waburaye hanyuma nanone amafaranga yego turimo tuganira nayo aje utarayapuraninze yego utarayateguriye ni ukuvuga ngo nyine hari ukuntu bibaye yego uhita utekereza urukweto wibagiwe ibuka wa mushinga uri mu ivarisi wahezeyo uzure document maze ukuntu utera imbere n'ukuntu ubohoka n'ukuntu usenya karande si ibyo hari ibindi koko economy ntituyize ntitwize no kubohoka nuko tubohoka ntabwo tubyumvise nyamara ibi bintu biba biri mu bwenge si igihe mwanya ngo ukajya kuri momo paka muri kuri momo sha wohereza banza utekereze ngo mu ivarisi cyangwa mu mutwe wanjye nta mushinga urimo ikintu cyananiye nk'ubu tuvuga buzi nk'ubu mbonye nk'amafaranga ntunguye ikintu cya mbere ni ukugura intebe za hano yego ko niba hari akantu kaniye ari ngo ndaje gusura nkazwa muteka plastique ubwo burangije ariko suko hari n'umuntu uvandimwe wampaye 50 no birahari ngo nzagura intebe ariko imwigura 150 rero uvuga ni amafaranga nzabona nshigeze mu mutwe wanjye nyumvamo nuvuga ubundi buri gihe amafaranga yose utateganyaga nk'umbwira ikintu ugiye gusoreza yego nka gusanga par exemple atari ko Jerry ko mfite ikibanza cya 5 miliyoni hawe nyehere miliyoni ukazaba unyishyura buhoro buhoro yego ngo yangu urumva ngo ntabwo nayabona ngo ndakuyamabarira ngo we nyiri mari arakubwiye ngo nta pressure nyihera make anduzi yaje yamukuyabona imani ngo yangu reka ngo agenda ngo amadeni ngo nanga ibistress noneho uzapfe ahantu hataba stress ni hamwe ni mumva honyine no kuryama hama stress ubugona wigaragura wiyorosora wambara ubusa ubona nakweretse video usinziriye ntwazongera kuryama umanika amaguru uhindukira usura ugira guteba bega ibintu dukora dusinzire ntabwo bibaho urumva ngo urugero nk'ubu ntera ko Jerry wimuranyagirwa reka nkwereke reka nkugurira imodoka uzanyishyura ngo reka ngo ibyo imodoka byanyu ngo urabona ngo sase ngo ageze bimbwira ibisubizo ukaza ukabikubita ishoti yego warangiza ntuzi gukorana na banki amafaranga wajyanye wewe banki yahaye abandi bantu bakungutsemo ntacyo gusa ngibi banki ngo simbitinyango za cyamunara menye impamvu ca no banki yagusobanurira ibi ni uburyo bwo gushobora kubasha kumonitoringa kuko general cases cyangwa se sako zituvuga n'ibindi bikomera kenshi biterwa no kubura ubushobozi n'uburyo n'icyerekezo yego aho bonye gutera inkunga financial turabana ati mu izina rya Yesu ati hari Imana yambwiye izamba inzu yuzi ugatogota hari nyiri inzu ukubwiye nyisambu atari kubundi ko mbona sha unyagirwa nkabona n'ikiraka cyawe baretse gushakira akantu k'akamodoka igihe utagiye mu ntara ugashyira ku muhanda agakora ngo ya bacu ntibihaba muri ngo nindira ngo nzayarunda Imana yaguhaye umutsima gusa ikibazo yaguhaye ishoka y'intizanyo nyine nawe irinde kugenda ntayo risa he nigwa mu mazi ayigukurire mu mazi menya ko ari intizanyo ntitizwa intizanyo ntihabwa abandi intizanyo ntihondwa ku mabuye menya icyo ukwiye gukora Imana irakuzamuye Imana iguhaye uburyo cyangwa ukabona baraje ati rero twumvikane ati Jerry rero ati tuguhaye ikiraka muri Marriott hari ibintu hari event izamara iminsi 7 bayanga urumva ngo ndi kubumwe umwe nzaza ninjoro kubera ko hari indi kuko buriya uko connection ibaho ni nako ugenda ufungura ibirenge yego ngiye gusoza ngiye nzaguhuza nabo twahuye abo twahuye baguhuze nabo bahuye
abo bavuze buryo ugenda uzamuka kuko connection igenda ihuza iminara ukazagera ahantu utitekerezaga soro kubohoka ntabwo ari at once oya ni process kandi ukagenda ubona uvuga uti reka tiki ndakibonye iki ndakibuze cyaza ukabikora n'aya mahoro ukayabona Imana ibahe umugisha kandi mugubwe neza mu izina rya Yesu amen